ndagira ngo mbibwirire aka kantu. Reception ni ngombwa. Kubaga, ugateka, ugatara, ukenga ukanashigisha, ukajya no kuri burari ukazana ibipfundikiye bipfundurirwa mu ruhame, ni ngombwa. Uyu mwanya wo gukora ubukwe buravuna. Iyo umuntu abaye hari umusiribateri akamara imyaka 10. Reka mbasuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV Show. Ndagira ngo mbabwire ngo ni MC wanyu, umusaza wanyu, ni wa wundi mujya mutuma akabatumikira. Ni wa wundi kandi mubwira ngo byadukomereye, dore inama nzima maze akayibaha. Nagarutse rero. Duheruka nandi mbabwira ku bijyanye n'imisango, mbabwira uko umuhango ujyanye no gusaba irembo, inzira uturukamo kugira ngo ugerweho, ndetse nanababwira n'ibijyanye no gusaba no gukwa n'igihe bagaragariza inkwano mu gihe cy'ibirori by'ubukwe. Aka kanya rero ndagira ngo mbabwire ngo ese ni ngombwa kujya gusezerana mu mategeko cyangwa imbere y'Imana? Ese ni ngombwa kujya muri reception tukagaspia? Nivuga ugaspia nyumve neza, tugasohora amafaranga, tugatekesha, tukagura ibyo kunywa, abantu bakaza bakabyina bakisanzura. Ese ni ngombwa gutwikurura? Ngambwira. Tera agatebe tuganire, maze unyarukire kuri subscribe niba utarakoraho. Banza ukande kuri ako kazogera, nugakanda harimo ukabona nibikunze, wongera ugakande bwa kabiri kugira ngo ujye ubona notification iteka uko MC Peter agize icyo ashyira kuri channel. Mari ngo tuganire rero. Ni ngombwa gusezerana mu mategeko. Iyo uri umuhungu cyangwa ukaba uri umukobwa, ukaba ufite umuntu mukundana, mwahisemo kubana akaramata. Kubimwereka kwiza no kumubwira kumwizeye. Kumwizera kwiza ni ukumubwira ngo ngwino kujyane nkwereka amategeko, igihugu turimo kikumenye kuri uwanjye, ne kugira uwo tugusangira. Kuko iteka iyo muri kumwe mutarasezerana haba hakiriho ubundi buryo bw'uko n'undi waza yamutwara. Iyo mwasezeranye rero mukajya mu mategeko, maze mukazamura ikiganza mukavuga ngo jyewe runaka na runaka twemeye kubana ubuziraherezo, mukarahirira ndahiro, mukavuga ko mubirahira imbere y'abayobozi. Iteka n'ugize amakosa, iteka n'ugize izindi munye, yikanga yuko amategeko azongera akabizamo. Hari abantu bagira isoni bakihangana, akarwubaka wenda atari uko yumvaga yahatinda cyane, ariko kubera yuko yagiye imbere y'amategeko akabirahirira, akajya yibuka yuko agize n'ikosa akora, amategeko yamukondana. Bikamutera rero kwifata, bikamutera kwirinda, bikamutera kumva koko akwiye guturiza mu rugo rwiwe. Ikindi, ntabwo mu rugo ari mu ijuru. Nubwo urugo rwiza ari ijuru rito, ariko nubwo rubi igihe ni umuntoya. Ariko ibyo byose iyo amategeko ahari abigufasha mukabasha kugira urugo rwiza, kubera ko rimwe na rimwe uvuga uti ningira gutya bikajya mu itegeko, itegeko rizamana, bikagutera kugira ibyo wirinda. Mutabana abantu biyukanyira amadivorce mugira ngo ni ikindi, baraba bafashe imyanzuro batatekerejeho. Wewe wabitekerejeho ugafata umwanzuro ujya mu mategeko, icara wubake. Kugera mu mategeko ni ngombwa. Ushaka no kumbaza ngo ese kujya gusezerana kwa pasiteri cyangwa kwa padiri cyangwa kwa shehe byo ni ngombwa? Nabyo ni ngombwa. Iyi si turimo turi abagenzi. Iyi si turimo turi abantu Imana yaremye, kandi ituremeye imirimo myiza yo gukiranuka no gukora ibyo ishaka. Zimwe mu mpamvu zibasha gutuma jyewe nzinduka nkajya gusezerana imbere y'Imana, ni ukujya kubwira Imana ngo nsezeranye nawe isezerano ry'ubudahemuka ry'uko ntazigera ngutenguha ngo nkubere umwana mubi, kandi nzabigaragariza mu biganza no mu maso y'uyu mpaye. Ukagenda ukarahira imbere y'Imana ukavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ndagira ngo mbabwire, hano iwacu kuri MC Peter TV Show niho honyine ubasha gusanga izi nama. Nta handi. Niho honyine wasanga ibijyanye n'umuco, imisango n'ibindi. Nta handi wabisanga. Ndagira ngo nkubwire ngo gusezerana imbere y'Imana ni imwe mu murongo mwiza wo kubwira abantu Imana yaremye yuko bakwiye kubaho bubaha Imana, banakora n'ibyo ishaka. Iyo ubana n'umugore cyangwa ubana n'umugabo mwarasezeranye imbere y'Imana, hari ikintu biba bivuze kandi gikomeye.
Icyambere baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ibyo byari umuco wa kera, niko babwiraga n'abakera, niko byari bimeze. Undi akakubwira ngo bakubone bitewe n'ibyo yabonye mu rugo rwiwe. Ariko uyu munsi wa none ntabwo ari ibyo ngibyo. Iyo wagiye gusezerana imbere y'Imana, rya sengesho rya pasiteri wasizwe amavuta ni rimwe mu bintu bigukomeza ukabasha kubaka neza, uvuga ngo Mana ndagushimiye ko wampaye urugo rwiza. Hagira n'ibigukomerera urakata ukajya mu cyumba cyawe imbere y'igitanda, kuri ka gakeka mujya mukoraho bya bihe byiza byo kwishima, hahandi mujya muvunira igitanda hahandi mujya muvunira igitanda, imbere yaho kuri ka gakeka mugapfukama mukabwira Imana ngo Mana, ubu ni umugabo cyangwa n'umugore, kavuga uti Imana ndagushimiye ko wandemye mu buryo buteye ubwoba butangaje, ndagushimiye kandi ko wandemye imirimo myiza yo gukiranuka. Mana nkweretse urugo rwanjye, nkweretse ibyo ndi gutambukamo, ongera wegere umutima w'uwo tubana, ukamwegereza Imana, ukamusengera. Wasanga nawe barimo gusengera, bityo mukabona burakeye, ukongera bugacya, ubuzima bugakomeza. Rero urugo rwubakwa n'inama ndetse no gusenga. Nubwo inama nyinshi atari nziza, nubwo abajyanama benshi atari beza, kuko harimo n'abo ruba rwarananiye, harimo n'abo ingo zabo ziba zaranze. Ese banza umbwire, ugiye kugisha inama umuntu umaze gusenya kabiri cyangwa gatatu, yakugiriye inama? Tuvuge kuri nk'umugabo, ukegera umugabo umaze gusenya kabiri cyangwa gatatu, ukamubwira uti giye mu rugo byanze, yakugiriye inama? Yakubwira ngo rwubaka ubone? Yakubwira ngo ngiye iby'urugo nabivuyemo? Yakubwira ngo wasohote ukigendera? Nta kindi yakubwira. Wowe mugore se, ugiye kugisha inama umugore mugenzi wawe, ni umufiyemeri wenda yabyariye iwabo, ni umudamu wenda yabanye n'umugabo barananiranwa, bakora divorce, bari bashyingiranywe, bari bateruranye, bamaze guterurana bageze mu rugo biranga, arataha atahana n'abana cyangwa se wenda aranabasiga. Uwo muntu nujya kumugisha inama ku rugo rwakunanira kugiriye? Mumbwire, munyaruke kuri MC Peter TV show, muri comment mumpe ibitekerezo. Ni iyihe nama uwo muntu yakugira? Ese ni iki yakubwira? Tujye dufatikanya, turi bakuru, tujye tujya inama. Ugiye kugisha inama umuntu nk'uwo nguwo yakugiriye inama, reka rero nkwibwirire, mu rugo rwawe wamaze gusezerana mu mategeko, ugasezerana n'imbere y'Imana, wagera mu rugo ugasanga uwo wari wiringiye cyangwa se amasezerano mwagiye muhana si yagihari, menya neza ko wamaze kwinjira mu murongo wo kubaka urugo. Hano hanze hari abasore benshi batagangaye, babuze abagore, hari abakobwa benshi babuze abagabo. Abo ngabo nabo nta kindi bakubwira, kubera kugera mu myaka yo kwiheba basigara bumva baranabivuyemo. Bakubona urwubatse bagatangira kubwira ibintu n'ibindi. Bamwe na bamwe nibo batangira kuguca inyuma, bakaba bagushakira umugabo cyangwa bakaba bakugira ku mugore, batangira kwiyenza ku muryango. Cyo nagira ngo nkubwire ni kimwe, nimba wafashe umwanzuro ubaka urugo rwawe, abandi bantu bose barinda amaso, abandi bantu bose bima amatwi, ubaka urugo rwawe. Menya neza ko mu rugo si mu ijuru. Nabikubwiye, bavuga ko urugo rwiza ari ijuru ritoya, ariko rishobora no kutaba ritoya, ariko ukarihindura rito. Ubundi se wirinze abajyanama babi, wasanga umugabo washatse hari ibyo atujuje cyangwa hari amasezerano yaguhaye atubahirije, warangiza ukamenya ko ugiye kubaka, wowe ukamuhindura, byagenda bite? Hari icyo utakunda? Umuntu mwigeze kumbwira akantu ndakibutse, mureke tukaganireho. Yaramwe mbese ngo uramutse ukunda umuntu watagukunda, none wowe hakaba hari ugukunda ariko nawe udakunda, wahitamo nde? Mwese munyarukire kuri MC Peter TV show, mumbwire, ni wowe ukurikiye iki kiganiro, ni wewe bagisha yarenze. Gerageza umbwire, uramutse hari umuntu ukunda akaba atagukunda, ariko hakaba n'ugukunda ukabibona kandi ko agukunda, ariko wowe ukaba utamukunda, bishobora kuba ari face yiwe utishimiye, bishobora kuba ari tayi yiwe, hashobora kuba hari n'uduco wenda bamukubwiraho nawe utaranibonera, bikagutera kumva utamwiyumvamo. Hashobora kuba hari uwo nguwo ukunda, wowe ufite ibyo wakunze amataye, ukunda size, ukunda height ye, ukunda ukunda we, ariko nta kwitayeho, nta nagukeneye. Wahitamo iki? Ese wakwiruka nyuma yo gukunda atagukunda, cyangwa waforsa uri ugukunda udakunda nawe ukabyishakamo? Simbizi, mungire inama.
kuri comment, munyarukireyo mumbwire ari we wakora iki. Reka mpave nabwiye ngo reception, ese ni ngombwa gukora reception? Ni ngombwa. Abahanga batubwira ko ubukwe buba rimwe butagaruka. Iyo bavuze ngo buba rimwe ntibugaruka, umva icyo baba bavuze. Uyu munsi wakora ubukwe mukabana n'uwo mwashakanye, akagera akitaba Imana agataha, washaka undi. Ariko ubukwe wakora si nka bwa bundi wakoze mbere. Ubukwe buba rimwe ntabwo buba kabiri. Mpamvu reception ari ngombwa, wa musore unyuma nawe wa mukobwa we, ariko abakobwa musimba atinda ko ndabizi ko mukunda ibirori. Mwebwe mukunda ibirori ku rwego ruhagije. Nabira akagira n'itata akazamuka akagira imyaka 30. Aba ari umuntu ugeze kure, aba ari umuntu wababaye, aba ari umuntu ufite kwereka abantu aho yatinze. Ariko bivanemo kwiyemera, bikuremo kwirarira, koresha ubushobozi ufite. None se wabuze n'impano, urashaka ngo ukore ubukwe nk'ubwanjye? Nta namatera yo kuryama ufite, urashaka gukora ubukwe nk'ubwa Korode? Korode wakoze bije ya miliyoni 20 y'ubukwe, nta n'inzu ufite. Ubu se ukeneye ko tugutwerera twese nidukusanya miliyoni 10 tuzishora muri reception cyangwa mu misango yo gusaba no gukwa, ngo tuyanywere tuyarya shire? Toka banze ugura ikibanza, miliyoni 10 zose tuzigutwera uzitugaburire. Waguzemo ikibanza haraki ebyiri, ukabumbishaho amatafari yimwe, warangiza ebyiri zisigaye ukiga ukuntu uzamuramo akantu, none 5 zisigaye ukajya gukwamo 1 n'igice cyangwa 2, 3 zisigaye ukazishora mu mushinga, ibintu bikavamo. Ntabwo bigezweho, gukora ubukwe nk'ubwa runaka, ntabwo bigezweho kwiyemera. Abakobwa benshi bakunda abahungu babwiza ukuri, ariko n'abahungu bakunda abakobwa babwiza ukuri, bakabibwira neza abo bari bo. Ibintu byo kubana n'umuhungu ufite umwana ukamubwira uti giye mfite umwana runaka, mwazamara kugera mu rugo umwana bakamuzana kugusura bakabati mugumane twarakurereye bihagije, umugabo akamuboneraho ngaho, sibyo. Bwiza umugabo wawe ukuri, mubwira ibyakubayeho, mubwira amateka y'ubuzima wagiye unyuramo. Ntabwo ari inziko uri gukereya, si urwamo uri gukereya, ahubwo mubwiza ukuri kuko ukeneye ko muzarambana. Mubwiza ukuri ukeneye ko muzatindana. Gerageza, niba uyu muntu mugiye kubana iteka, niba uyu muntu mugiye kubana akaramata, mubwiza ukuri. Mubwira uti burya ni jye wawe nduye, umwisobanurire, umubwiza ukuri, ibintu byose bigende neza. Reception ni ngombwa ko tuyikora. Twamara gukora reception, abantu tukabagabura bakarya bakanywa, abasaza bakadutaramira bakaganira. Basaza namwe mukurikiye MC Peter TV show, muze mwicare mwige. Mva nikiriho. Ntabwo bikwiye kubona umusaza imisatsi yose bamwiyambaza hariya kwa kundi baregana mu misango, bamukabona umusaza rwose amuricyavuga. Ababyeyi mudufashe muze twigisha abantu, nimudufashe muze namwe mwige. Wenda imyaka yabasize igihe cyane abagendanye bugenda bucyava umwe, ariko nimuze namwe mumugire icyo mufasha abana. Nimumbwire bano basore neza inkumi ko gukora ubukwe nk'uko Claudine yabukoze sibyo, ntabwo bigezweho. Nakoresha ubukwe ubushobozi afite. Babyeyi mworohereza abana. Aba bahungu bakunda abakobwa banyu, ariko impano kenshi zamaze kuba ikiguzi ntizikiri ishimwe ry'ababyeyi. Mureke impano zibishimye ry'ababyeyi. Umwana icyingenzi nuko yagukundiye umukobwa, ubushobozi afite ni mumwakire. Nimumwakire nawe yubaka urugo, byibura nawe agera ikirenge mu cyayi. Erega namwe mukeneye kubona umwuzukuru. Muze nawe mukecuru mukeneye kubona abuzukuruza. Ibari abana nabo bakeneye kwibona ifoto. Nimuborohereze mubashyiremo imiyaga. Nimubafashe. Ariko mbabwire, gukora ubukwe nka runaka no, kora ubukwe nkawe wowe. Ikindi kandi mu myiteguro urimo, mu bushobozi urimo kusanya ubushobozi bwawe wowe. Ibyo kwiringira abandi byivanemo, ibyo kwiringira undi muntu waza kugufasha byikuremo, ahubwo wowe n'ubushobozi bwawe kora icyo ukwiye gukora. Imana izagufashirizamo, Imana izakurengereramo. Humura, Uwiteka arahari. Kandi Imana ikunda ubukwe, Imana yubaha ubukwe. Umuntu wese ugiye gukora ubukwe wagambiriye gukora ubukwe bien, Imana iramwemera kandi ikamushyigikira. Reka mbabwire ngo ni MC Peter TV show,
uwanyu wa buri munsi, ubamenyera inama za buri munsi, ubabwira ngo twite ku misango, ururimi n'umuco by'iwacu ntibigacike. Ndi umunyarwanda niyogere. Ndi umunyarwanda niyogere. Ndi umunyarwanda.